narazinywaga ngataha nashize inyota, bwaca mu gitondo naba nayamaze bakwanga kunsomya nkarwana, inyota zikongera zikagaruka. Ariko Yesu amara inyota, muzamurira icyubahiro. Kantangariza abantu bagifite agacupa, ninje mwigeze no kumva kuri radio waje Mumarushanwa Kanyanga ahantu bita mu ngagi Bugande. Tuja mu marushanwa turi abantu batatu, wadutsinze yahise imwica. Arapfa amaraso aca mu mazuru, imwe mwumvishe kuri radio, nibyo byari ukuri. Je kwabwira ibintu bini Imana yihariye. Icya mbere iravuga, icya kabiri ikandika, icya gatatu ikarinda. Haleluya. Ariko ntari namenya Yesu, nafashe ku 200 ndara nasaze. Nta umugi wa Musanze no mu Kinigi nizo miginani zose nagiyemo ndi kudepasa. Kamwe Musanze nkazamuka mu Kinigi 220. Gakoze ibara nasubiye iwacu nakarima nagurishije udutabo bari bampengo nubakamo nugurisha 220. Kaja kwa Bahise muri boate ngakubite nkazamuka mu Kinigi ngakubita, najya mu Kinigi nkaryamana n'inda nkava ngo kaje no muzi ndazo mwibereshe n'uvukuru zimeze. Kaja nizo muri tete zose ndayibaringe muntu waziraga barokora ninge wa mbere. Nge ninjaga no mu Murusengero kujya gufata abayobozi. Thomas Aranzi muri regional. Kajamo mu Murusengero batuma umuntu mu Murusengero abandi batinya kwinjiramo. Kajamo ko nakoze akazi gashinzwe umutekano. Bandi bagiye uganje nkinjiramo nkamuzana. Kuko umva nkinjiramo bakabati kajamo n'ingofero n'imbura ntivaye. Bati nono bakuma byakome bavanga aje mu Murusengero mwohereze kazungu ajeyo nkajyayo kadogo. Kiruka. Ntago nari nzi ko Yesu azankubita kupe nkamukorera. Nanjye nkabandi guhamagara yemwe abarusha. Haleluya. Vayo. Wikwihagara wa muhungu we, wikwegamiraho. Hari Yesu uruhura shaho. Ratizire papa bagutambutse. Mama ufashe umwana waza ko hari Yesu ushoboye. Nari mvuye mu izina rya Sekazuba ry'ubuhanzi, ubu ngeze mu kirere cyo guhanura no kuvuga ubutumwa. Haleluya. Ariko haleluya. Nyemerera umubwire ngo ico batakubonamo Imana ikikubonamo. Abantu batakubonamo Imana ikikubonamo. Murabizi wa mureke amatangariza akantu gakomeye. Kera Kunywa Kanyanga n'urwagwa kwisantire, hari umurokora wigeze kumbuma ngo ndicwa na Kanyanga. Ariko Imana ikabona nazicwa na Kanyanga ikambona mu bushumba. Mwavuze ngo amen. Ariko niyo mpamvu n'abantu bari gukanywa bagira vuba baze bigiye mu njyana Sekazuba. Icyo batabazi ngo uzahera mu kabare no. Hehe, uyu munsi. Haleluya. Ariko uyu munsi turi mu mudugudu wa Gashangiro, mu kagari ka Kabeza, umurenge wa Gashangiro n'ubundi wacuve. Yes, umurenge wacuve, akarere ka Musanze. Duhereze Imana icubahiro. Ongera umukoro umubwire ngo uyu munsi hari abantu Imana igiye kuremera. Hari abantu Imana igiye kuremera amateka atandukanye nayo bari bafite. Abakubonye mu gitondo ufite icupa ry'urwagwa, ejo siko bazakubona. Hari amateka Imana igiye kukuremera. Haleluya. Ariko Mana yandemeye amateka, iracyari mu mateka. Zamura Imana icubahiro. Ariko ibitotsi byanjye hari ugushakisha Kanyanga. Ariko pasiteri yaririmbye ngo uyo mari nyoto, narazinywaga ngataha nashize inyota, bwaca mu gitondo naba nayamaze bakwanga kunsomya nkarwana, inyota zikongera zikagaruka. Ariko Yesu amara inyota, muzamurira icyubahiro. Kantangariza abantu bagifite agacupa, ninje mwigeze no kumva kuri radio waje Mumarushanwa Kanyanga ahantu bita mu ngagi Bugande. Tuja mu marushanwa turi abantu batatu, wadutsinze yahise imwica. Arapfa amaraso aca mu mazuru, imwe mwumvishe kuri radio, nibyo byari ukuri. Twari batatu, nitwe twari abahizi ba Kanyanga kuko nje nanywaga litiro n'igice. Mwavuze ngo amen. Ariko ndashimira Yesu wamvanye ku icupa akampa ijambo rye. Haleluya. Ariko haleluya. Niyo mpamvu abantu bose mwabonye wenda oya abo mubihorere n'abakandida ubuzima bwiza. Uyu munsi wanone Yesu yabahindura amateka bakanakurenga warokote kera. Ubwo uyu munsi barafata umwanzuro ukomeye cyane. Haleluya. Ariko ndibuka rimwe baravuze ngo urugo rwacu ni muri Haiti. Icyo gihe igihugu cya Haiti cyari gifite ibiza. Urugo rwacu rujyanye ngo ni muri Haiti, ngo ni urugo rw'abasinzi n'abarwanyi. Ariko ndashimira Imana ko urugo rwacu rutari kimeze nko muri Haiti. Imana yahinduye byinshi. Rero uyu mwanya wa none ndashimira Imana yemeye ko ubuyobozi bw'itorero nama y'ukwezi ya Musanze yantumira nkaza kubana namwe.
n'iby'umwihariko Dezame n'abashuti n'abavandimwe by'umwihariko ndi umukwe w'abat uyu munsi mpagazano ndi umugeni witeguye gusukwa amavuta kuri 17 z'uku kwezi. Yesu ashimwe. Sukwa amavuta y'ubushumba iby'Imana yavuze birasohora. Hari abantu bibaza mureke mbabwira Imana ntagisheshenga nta nubwo inakina. Ikintu cyambere Imana ikora cyambere iravuga. Ico nico ku muntu yaremye igirite iravuga. Ngiye kwabwira ibintu bini Imana yihariye. Icyambere iravuga. Icya kabiri ikandika. Icya gatatu ikarinda. Haleluya ariko. Iyi pastori mu mwaka 2013 ndi muri gereza ndi imfungu. Fungiwe Kanyanga no kurwana ngakomeretsa abantu. Ngeze muri gereza ndakizwa. Umwana w'umufungwa yuzura umwuka no muri gereza nkuru ya Musanze. Ahitanya kura ngo paste ngo mbonye usutswe amavuta y'ubushumba. Wa wundi wari umuhizi muri Kanyanga muri gereza ya nkuru ya Musanze. Yuzura umwuka. Ubwa kabiri umwana w'umusangwa butakuvuka za Kirambo araza nsanga mu ishato nararagamo. Arambwira ngo pastor ngo nuramukugeze hanze ngo nyuma y'imyaka 10 uzaba uri mu bavuga butumwa bazwi mu gihugu cy'u Rwanda, uzaba ufite imodoka. Haleluya ariko none maze imyaka 8 mvuye muri gereza. Dore imodoka ngirira parta kiriya kinini kiri imbere. Kiriya curiraga amabuye yo muri buriya kigera kirayahinga ngo hi kigasunika muva imbere. Umukozi Imana aje gukubita dayimoni muva imbere sha. Haleluya ariko. Haleluya ariko. Imana irahemba cyangwa ntagihemba. Haleluya. Yesu ahindura amateka cyangwa ntayahindura. Abazi kayahindura. Haleluya. Yesu ahindura amateka. Bwana sifiwe. Nagezera nsanga abagenzi banje bari kunywa kagwa baransuhuza. Barambwira ngo ko wambaye neza. Ndavuga nti kera nkinywa Kanyanga ntawambwira ngo nambaye neza, ntari kwese warakoze kuba mfite abantu bari kumbwira ngo nambaye neza. Haleluya ariko kandi koko ntago bibeshe nambaye neza. Duhereze Imana icubahiro. Ibi byari inzozi kuri nje none byabaye impamo. Mukoro mubwire ngo ibyari inzozi bigiye kuba impamo. Mukoro bwira mugenze wimutinya nuko yabameze kose. Mubwire ngo ibyari inzozi bigiye kuba impamo. Ibyari inzozi bigiye kuba impamo. Haleluya. Ibyari inzozi bigiye kuba impamo. Ninja mu pastor ugiye kwimikwa mfite abageni ndahita nsezeranya. Mfite abageni 9. Kuri 28 z'ukwezi kwa karindwi nzasezeranya. Umugabo n'umugore bari baranze gusezerana. Ejo bundi mvuce ngo ndimikwa araza ati dusengero tune tusezeranya. Ndabasengera. Ebyiri z'ukwa cyenda nzasezeranya umuntu uzava Mozambique n'undi uzava Dubai. Ariko Yesu we. Haleluya ariko. Haleluya. Donko rero bano bakobwa ntimuvuge ngo baratinze. Bari batekereje ngo seka zo amanza sikwa amavuta amasezeranya. Haleluya ariko. Haleluya. Buri wese afite impano ye zamura Imana icubahira ariko. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Abadezame ico nabakunde cyambere mureke njibabwire kandi ngivugiye kuri social media. Ntago ndakivugira mu mbere koko nicyo kuri. Itorero rya Dezame nta kwishira hejuru mugiraga. Cyo nico cyambere. Bashumba banyu baca bugufi. Icya gatatu nababoneye. Iyi Imana ihamagaye umuntu ntago mu mugendagaho. Turafite abadezame benshi bagiye bara abapasiteri mu yandi matoro ahubwo nabonaga mwabaherekeje muri kuvuga ngo nibagende bakora umurimo w'Imana. Narabakunze cyane. Mwavuze ngo amen. Muzi umuntu uhagarariye itorero Anglikani mu ntara y'Amajyaruguru. Ubu twicanye n'umuntu uhagarariye ejo y'Amajyaruguru hano. Nahoze mwisirita ku ikoti. Nje nawe tukabyina. Ahandi azi igiterane cyabaye imodoka igaparika baza gufata ibitabo atongera guhaguruka. Yanafashwa kazunguza inda yaba atanifite kazunguza imbavu gutya gusa. Haleluya ariko. Ndimo nahamagawe n'inshuti yanjye iri muri Amerika irambwira tumva nkubwire. Ico twagukundiye nukwirekura. Dore ugiye kuhabwa inshingano z'ubushumba. Je utazagera harango wigagaze. Ico twagukundiye nukwirekura. Uzakomeza wirekure. Niba ari ukubyina ubyine. Nta kizagukura amavuta Imana yagusutseho. Haleluya ariko. Haleluya.
umpagaze imbere nk'umukandida w'umushumba w'itoro Betre mu Miracle Church mu ntara y'Amajyaruguru ndumushumba mukuru. Mwavuze ngo amen ariko. Yes ashimye. Ariko Imana ariko mana Padiriyane ku muri Kanyanga. Shaba abahungu bahoza no bashuti banje umunsi barakira Yesu. Abo nibo tugiye gukorana umurimo. Hariho numvisha avuga icongereza aje kumusemuzi mu rusengero rwanjye. Kabisa. Nukuri numvisha avuze icongereza hariya aragitaka gashaka ibyari kuva ngavana ariko mana waki nanje wangabira kuri kira congereza. Kumva ngo tipi ni namureba nkavandi yice mu rusengero agasemura amateraniro ntumuriro wakwaka. Mwavuze ngo amen ariko. Haleluya ariko. Haleluya. Hari impano mbona nk'abanizi impano zishi imbere y'Imana zigakora. Ariko nkavuga ngo nanjye igihe kizagera nabo bakoresha impano zabo. Dusome ijambo ry'Imana twasomewe. Narangije kubibwira ndi umugabo ndubatse mfite umugore n'abana 4 twabyaye ariko tukaba turi umuryango w'abantu 14 kuko dufite n'abandi Imana yaduhaye bo kurera. By'umwihariko ari gitangaza Imana yankoreye nareze umwana w'umukobwa. Abantu bakavuga ati si uyu meze bite ariko ndashimira Imana ko iyo ugendeye ku ijambo riboneka muri Zaburi ya 44:6 uravuga ngo ahirwa bagufitemo imbaraga ahirwa afite imitima inzira z'igisiyoni naho bagera mu gikombe cyitwa Baka azahinduka ahantu h'amasoko. Uwo mukobwa ndashimira Imana ko asabwe baje kunkwera nanje bazanyambika ingofero ejo bundi. Mumaranye imyaka 7 murera yaje arakana none ubu nanje ngiye gushingira kandi mu masezerano Imana yambwiye naryo ryari ririmo ryari kuvuga ngo uzashingira. Dusome ijambo ry'Imana twasanze mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 rivuga ngo mwese abarusha n'abaremerewe mu nsange ndagira nte ndabaruhura. Uwo ni Yesu wavugaga iri jambo ahamagara abarusha. Niduhamagara abarushe ntago ndabwira abantu twasanze hano gusa hari n'abantu bari mu matorero barushe bagaragara ngo bamenye Yesu ariko batarigere baruhuka. Iri jambo twazanye mu uyu mudugudu wa Gashangiro mu kagari ka Kabeza mu murenge wa Cuve rirahamagara ngo yemwe abarusha. Abarusha ntago ari abakene gusa hari n'abakize barushe. Abarushe ntago ari abantu batize hari n'abize barushe. Iri jambo Yesu aribwira abantu bose ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muze mu nsange ndagira nte ndabaruhura. Duhereze Yesu icubahiro. Uyu Yesu ni utanga ibitotsi ku bantu babuze ibitotsi bakaryama. Uyu Yesu ni uzagahindura amateka abantu bazi ko atahinduka. Aravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muze mu nsange ndabaruhura. Yesu araruhura utari mwiza ukaba mwiza. Yesu araruhura utari umugabo ukaba umugabo. Kuba umugabo si ukuzana umugore. Ushobora no kubyara 8 ukitwa umugabo ariko mu bitekerezo utari umugabo. Ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muze mu nsange ndabaruhura. Tumuhereze icubahiro Yesu. 29 Nyemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza. Yesu ni umugwaneza. Ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Tuvuge ngo amen ariko. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Twahoranya n'umuyobozi mu buyobozi bwite bwa leta umukuru w'umudugudu aje kureba umuturage we Imana ikoreye igitangaza ibicishe mu itorero rya Dezame. Uyu mubyeyi birashoboka kuba yari ari mu rutonde rw'abana akarere bazubakira. Ni nabyo byiringiro yari afite, ni nayo nzira yari afite. Ntago yarazi ngo itorero rya Dezame
rizagira iyerekwa rikora igiterane hano rimugurira amabati rimusakarire. Ibyo ntabwo yarabizi. Byashoboka ko mudugudu yaramwanditse, akagari kakamwemeza, umurenge ukamwemeza, akarere kakitegura kumwubakira. Ariko Imana idakora nk'abantu yateguye ko bizaca muri dezame. Hereza Imana icubahiro. Ariko wa mukecuru ari he? Aracyari navayo hano, ari hano. Tambuka. Kuki wicaye inyuma ariko banakwicaza imbere? Tambuka uze hano. Haleluya. Yemwe abarushe n'abagize bate, muze munsange ndagira nte. None se muragira ngo mw'uyu mudugudu nta bantu bahera kwicupa bukarinda bwira bari kumwicupa, kandi bazi ko uyu mukecuru ari kunyagirwa? Barangiza ngo barokore twasaze neza, twasaze dutanga amabati. Zamukano mama. Haleluya. Ariko wasanga mw'uyu mudugudu mw'aka kagari ka Kabeza harimo abatunze amamodoka, harimo abafite amazu, bafite n'amanegisi, ariko batagize iyerekwa ry'uyu mukecuru. Ariko itorodezame mwikomera amashi kubw'Imana bacishemo kugira ngo uyu mukecuru uyu munsi uko yanyagirwaga ntiyongere kugira gute kunyagirwa. Yemwe abarusha n'abagize bate n'abareme, uyu munsi ntiyaruhutse si? Yesu aramuruhuye, amuvanye kunyagirwa. Imana izakugira neza. Aha niho bitangiye. Hari n'akazi niryita ku batagira shinge na rugero. Mwaziriya minsi twagize umukecuru n'umubyeyi afite abana 7. Umugabo yaguye muri Uganda arapfa, bamuzana yaremye, ageze mu Rwanda arapfa. Arangije gupfa yarari mu mihigo y'akarere ka Burera mu bandi 100 kugira ngo bamwubakire. Noneho barangije agiye gufata amabati, baravuga ngo nashaka umugabo amanza ze basinye. Mu gihe agiye kubwira umugabo ngo azasinye, umugabo arapfa. Aho kugira ngo azari muzima ajya gusinyira amabati, bamuzana yarembye, ageze mu rugo arapfa. Baramuhamba, amusigira abana 7 ari kunyagirwa. Ndibuka rimwe tugiye gushingura, mfite inshuti yanjye Kanyishimire, tugaragaje ukuntu abana bameze, irambwira ngo Sekazuba kanshigikira ivuga butumwa ryawe, uwo muntu genda umwubakira inzu. Bari baramwemereye amabati 20 kubw'ivuga butumwa ryacu. Ubu twamwubakira inzu amabati 28. Yemwe abarusha n'abaremerewe, muze munsange ndagira nte ndabaruhura. Yahoraga arasenga ngo Mana akarere kazanyubakira ryari. Ariko turashimira Imana, ubu inzu barangije kuyisakara, twazamuje rukarakara, dusigaje kuyikinga, tukayikubita igipande. Wa wundi n'abana 7 bari bazinga ibyabo birarangiye, bigakunyura mwivuga butumwa. Hereza Imana icubahiro. Yemwe abarusha n'abaremerewe, uwibaga inkoko kera mu murenge, uw'inama ajoke yateraniraga ngo yabuje umutekano, uyu munsi nanjye kubera Yesu wanduhuye ndikubakira batishoboye. Hereza Imana icubahiro. Yemwe abarusha n'abaremerewe, muze munsange Yesu arabaruhura. Muze mu musange, aracaruhura, aracakora. Tumuhereze icubahiro. Ugira ngo umwuka ntumukozeho se, ntagapfuye kuyitera nk'uko umugezeho. Yemwe abarushe n'abaremerewe, yemwe mwabasinzi mwe, yemwe mwabasambanyi mwe, hari Yesu utanga amahoro. Yemwe abuze amahoro mu ngo, Yesu atanga amahoro. Yesu ahindura amateka, Yesu ahindura ubuzima. Uriya mugabo wambaga cyangwa niba ari umusore, ejo mwahura nawe ubuzima Yesu yabuhinduye, ari mwiza, atwaye imodoka, afite ubwenge, Yesu yabukoresha. Haleluya. Ariko dukomere Yesu amashi. Yesu yamukoraho, yaba umudiyakoni, yaba umuvuga butumwa, yasengera abantu. Haleluya. Ariko samuri Imana icubahiro. Ntago mureba cyane, nanjye niko nari imeze. Niba ari nge muntu waziraga barokora nge wa mbere, nge ninjaga no mu rusengero kujya gufata abayobozi. Thomas Aranzi muri regional, nkajamo mu rusengero, batuma umuntu mu rusengero abandi batinya kwinjiramo, nkajamo ko nakoze akazi gashinzwe umutekano.
bandi bagiye nje nkinjiramo nkamuzana kuko umva nkinjiramo bakabati nkajamo n'ingofero n'imbura ntivayo bati none bakuma byakome bavanga baje mu rusengo muhereze kazunga ageyo nkajyayo kadugo kiruka ntabwo nari nzi ko Yesu azankubita kupe nkamukorera nanjye nkabandi guhamagara yemwe abarusha haleluya ariko naririmba abantu bakishima nkangurucya ariko nashimira Yesu reka twongere turebe wenda bagize ngo turi kuvuga ku bakene gusa kubera ko bazi ngo abantu baruhana abakene reka twemerere pastori wayoboye adusomere mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka 19 umurongo wa 8 nageze ku wa 10 twumva ijambo ry'Imana ufata akazindaro hano ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 19 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10 tagara abakene gusa baruha tujye kukwereka umuntu warusha ariko Yesu akamuruhura dusome mu izina rya Yesu ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 19 ku murongo wa 8 kugeza ku 10 maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4 Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wa Aburahamu kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye amen. twongere duhuze ibiganza dukomere Yesu amashe iryo ni Yesu wabwiraga Zakayo yari umukoresha w'ikora mukuru yari umutunzi afite amafaranga menshi Zakayo yari yarize Zakayo yari umuntu ukomeye cyane yamburaga abantu ariko yari yararushe nubwo yarabaraga amafaranga menshi nubwo yari umuntu ukomeye ariko yari yararushe ashaka umuntu wamukiza uyu muruho aramubura ngabashaka ko amafaranga yamuruhura biranga inshuti ko zamuruhura biranga agiye kumva yumva ijambo rirahamagaye ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muze munsange ndagira nte ndabaruhura arabaza ati ninde waruhura baramubwira bati n'umuntu witwa Yesu iyo umugezeho urushugira ute uraruhuka Zakayo yumva iryo jambo ngazinduka mu gitondo cya kare kare yamaje kumenya Yesu karaca aranyura hano biti ariko arazinduka yurira umuvumo ngajejuru ngategereza kugira ngo amubone mbere y'abandi Yesu ngaraza nkuko tubiri mu giterane amajije kuza babandi bamenyere kuririmba Yesu bagira ngo nibo Yesu arareba bakamwitambika imbere naho Yesu yaje araramye mureke mbabwire uku turi hano twaje twambaye neza nk'abarokore ugiye kure wasanga mwaba abantu twasanze no mwuyu mudugudu mbateje no mu rusengero hari umuntu Yesu ari kureba kumva aramukunze kurushaho uhura mu rusengero ngazararamye ari kureba ngabantu bakamwitambika ngageze munsi y'igiti ngabona Zakayo ameze nkangurya ngaramubwira ngo yewe Zakayo undi ati karame ururuka kuko uyu munsi nkwiriye kurara hehe iwawe komera Yesu amashimenshi cyane haleluya haleluya ururuka vuba Bibiri tubwira neza ngo yuruka n'ingoga nyinshi kuko yarazi ko Yesu atamuhamagara yarazi ko Yesu yahamagara atarimo ariko ndakubwira ngo uyu munsi nubwo ubana utari mu mare wabo Yesu akunda Yesu aragukunda uyu munsi araguhamagara ngo uyu munsi ararara hehe iwawe tumuzamurira icubahiro Yesu ararara iwawe ngo Zakayo arururuka ngo yururutse ngabahoberanye na Yesu ngo bagihoberana ngo babarokore baritegereza dufite n'abarokore badakizwa turabafite barimba badakizwa turabafite abakristo badakizwa ngo babonye Yesu amuhobeye bati ati Yesu aradutangaje ati noneho arimo ahoberana n'abanyabyaha noneho agiye gucumika ku munyabyaha arababwira ati umwana w'umuntu yazanwe ntabwo yazanwe n'abazima yazanwe n'abarwayi kandi arongera avuga ijambo rikomeye ngo Zakayo ntibagukange uyu munsi agakiza kaje mu nzu yawe uyu munsi ndarari wawe mama wowe unyumva uyu munsi Yesu arari wawe wa mugabo warurushe Yesu arari wawe wa musore wurushe Yesu arari wawe wa mukobwa byanze gushoboka Yesu arara iwawe
ngakimukoraho vuga ngakimukoraho akigira ate ngo akimukoraho bwa mbere bivuga ngo amen ariko ngakimukoraho zaka yagiye kumva yumva hari ibintu bihindutse mu mubiri atabarukore nibabagamo se yumva umuruho wari umuriho yumva hari ubusabana agize yumva muri mbese ari confidence yongeye kwigirira ngarangije ngo abantu basuka basakuje baravuga ngo ntago turakwemera waratwambuye arangiza batirata Yesu kugira ngo umenye ko nagukunze n'umugabane wa kabiri mfite ndawuha abakene nabo nambuye ndabariha kangahe haleluya ariko nabo nambuye ndabariha kane ariko tugumane zamura Yesu icubahiro haleluya umva ngararyoka umva ngararyoka umva ngararyoka umubiri we n'ikihaza amaraso ye Regiona nigeze kurira indege ari Kanombe ngiye na Nairobi mu gitane mureke mbasetse ukuntu Yesu aryoha noneho ubundi nuraga indege ndi mu bindi bihugu mbona urwandiko ngo nduri Kanombe nduri Kanombe shoferi yuko atari hano arantwara mbona ngejeje kuri airport neza mbona nige ko ubu nduri Kanombe none ngahita nsubiza ahantu Yesu yanguye ndi muri Kanyanga ukuntu nanukiraga abantu nareba mfite itike ya Rwanda ya kuri telefone ntabwo ariko mwene Diriane Yesu ahindura ibintu haleluya ariko haleluya ijambo ryarambwiye ngo ibidashobokira abana abantu kumana bigira bite birashoboka ntabwo bitabera nawe byagira bite mba ndagiye gatoya ndagenda ngezeho ngaho baracecinga towa mukandara n'abazungu bazikuramo mbona bize bazikuyemo nanjye mfite amashuri 2 n'igice bya primaire mba nkuyemo ndavuga nti Yesu rakomeye haleluya ariko hereza Imana icubahiro haleluya gira mugenzi wange ahantu Yesu ageze byose birashoboka haleluya noneho turicara muri za sare bicaramo baratagira ngo indege haguruka Samoya yerekera Canada yerekera America Burundi ya Nairobi ya Samoya n'igicaba Nairobi mwitegure mbona barahagurutse nti nanje yes mwavuze ngo amen ariko ku mutima nti Yesu uraryoshe mwavuze ngo amen ariko turagenda tukiva bagikingura wa muryango kuva muri sare tubona ya mabasi yo ku kibuga cy'indege garage gaparitse ku muryango tuba twinjiyemo nanje ninjiramo birakunda mwavuze ngo amen haleluya ariko Yesu araryoshe nareba aho navukiye nareba Kanyanga iwacu ukuntu zaratwishe nareba ubuzima turimo nareba ukuntu bavuze ngo mama azapfa arahungungwa ngo nta gaciro nareba indege mbanyinjiyemo mu kwicara bati mbamuhereje b'abakobwa bambaye utubaji n'utuniform mbahereza ikarita ngo ni namba numva kanamba narakamenye nako ngo ni namba 25 nanjye mba nivugisha nk'umuzingo nti 25 tujya tubajijisha mwavuze ngo amen ariko tuje bagira ngo ubereke ko ntacuzi nibaje bakivuga nabo uruhotora avuga ati Yesu rugoroye vuba vuba mwavuze ngo amen ariko ndagenda ndicara maje kwicara nagiye kumva numva ngo mufunge imikanda arabavuga mu ndimi zose turafunga numva ikidege kiratangiye ngo nagiye kumva numva mwene Diriane numva ngo hihi mbona ruragiye nkanguricya numva umutima ngushu ntituraguye pe kiba gifashe ikirere ngiye kumva numva mbona abakobwa batangiye gusunika utuntu mu ndege timwe tubaga turi ibyo kuri bambaje umuntu none ko bari gusunika biri ahara baracuruzaga ngoya ngo baze ibyo ushaka ngo mwitike yawe birimo kareba mbura ibyo nkanasoma kubera ntazi ururimi nkabona ibyo kurya byanditswe mu Congereza cokora mu gusoma mbona akantu kanditswe ngo nido nanjye nti nido haleluya haleluya ariko hereza Imana icubahiro zamura Yesu icubahiro haleluya yemwe abarusha n'abaremere muze munsange ndagira nte ndabaruhura tuzanywa nido tutanyoye kwa badata kubera Yesu muzamurira icubahiro Yesu azaduha amata imiryango zitaduhaye twongere tuzamura amaboko haleluya ngo ngwiki nti nido kuko nibyo nzi gusoma mwavuze ngo amen barakazana barayikoroga nishiramo batitungaye nishiramo 5 ruriro muntu amatima nambwiye ko nzayamo shiramo barazana ndahekenya
turagenda mureke mbabwire regionali nageze ku kibuga cy'indege nsanga naje gusanganwa n'imodoka 9 banzi kuri social media ntago bari banzira yiva noneho ngihinguka ninuza numva abagore ngo bibisirimu bambaye nguriya numva ngo nguriya ngo niwe numva abantu ariko ngo mucungaje ngo ninja uramutwara ariko Yesu yaduhaye agaciro we yemwe abarusha n'abaremerewe muze munsange mbajane mu ndege haleluya yemwe abarushe aha amashuri atazakugeza Yesu azahakugeza mwavuze ngo amen ariko aho imiryango itazakugeza Yesu azakugezayo mumukomera haleluya ariko Yesu azabikora muzamurira icyubahiro Yesu azabikora haleluya Yesu araryoshe mureke mbabwire banshize mu modoka maze ziragenda ngezeyo hora umurimo barangaruye maze iminsi 8 ngeze ku kibuga cy'indege numva aravuze ngo ngacira kamvirope nogera mu Rwanda uzagurira abana amata ni indege maje kurira no barambwira ngo hari akavuyo maze umugabo munini umukire aramfata nganshishaho muri VIP ngaho abantu badatonda umurongo bona babantu ku kibuga cy'indege cya Nairobi bambaye tubita baje kugurura ivarisi zimwe bakuraza abadiplomate barakurura ntari kubundi iki kuza numva amarira agaramanandutse ninje bafashe ivarisi yemwe abarushe n'abaremerewe muze munsanga ndagira nte ndabaruhura maje kura maze indege yaruriye ndaza mba mfunguye akabasha muntu uza ku ntebe yanje mu kureba ndavuga nti Yesu uraryoshe nsangamo ibihumbi 3 by'amadolari miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda haleluya ndari namenya Yesu nafashe kumbi 200 ndara nasaze nta umujyi wa Musanze no mu Kinigi nizo migina zose nagiyemo ndi kudepasa kamwe Musanze nkazamuka mu Kinigi 220 gakoze ibara nasubiri iwacu nakarima nagurishije udutabo bari bampenye ngo nubakame nugurisha 220 kaja kwa bayisara muri boate ngakubita nkazamuka mu Kinigi ngakubita najya mu Kinigi nkaryamana n'inda nkava ngo kaje no muzi ndazo mwibereshe n'uvukuru zimeze kaja nizo muri tete zose ndangije kuzenguruka sigara ni note yanyira neza y'ijana imwe nasubiye iwacu ariyo mfite gusa ariko yemwe abarusha n'abaremerewe muze munsanga ndagira nte ndabaruhura nubwo iwaje wanyu wabimaze sanga Yesu afite iminani itarangira Yesu afite iminani itagira itarangira Yesu ntago bishira yemwe abarusha n'abaremerewe muze munsanga ndagira nte ndabaruhura haleluya navuyeyo ndasogeje nababwiye ubuhamya bwanjye mbabwira n'ijambo navuye mva mu kwezi kwa 12 kuri 19 tariki 2 mbona noherejwe tike ryo kujya Bujumbura ngeze Bujumbura igihugu natinyaga ni igihugu c'abarundi naragitinyaga ico gihe byabaga bitameze neza ndavuga si Burundi bite bantu meye bate ho bankoreye ibintu ntazigera mvuga ku isi yose nageze Bujumbura nsanga ba protocole bakobwa bane beza ku kibuga cy'indege bafashe indabo mana ntago nari nababonye rero mukuza njiva mu kibuga cy'indege nagiye kubona mbona abakobwa barampobeye ndikanga ngo nabagiye kumfata ku ngufu mbona n'indabo ngo pi mbona bazimpaye mu kuzimpa mbonye ukuntu bari kuzinundaho numva bashuma ngo bavugije induru bose amarira gamfatiye ku kibuga cy'indege ndavuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe iminane ntabonye kwa Diriyane wiwacu gwari gwararangiye narushize muri Kanyanga ariko Yesu afite ibintu waba uri hano urushe waba uri hano byararangiye Yesu yitegwe kukuruhura waba uri hano mva nta kigenda waba uri hano nawe wihebye ariko Yesu arahari ni bangahe bari bumvishe ko bihebye mbabwire ko Yesu aruhura bazamura ikiganza dusengana Imana bangahe bumva ko ibyo byari birangiye yemwe abo twasanze mu mudugudu byashoboka kuba birangiye ariko hariho Yesu zamura twisengera Imana uyu munsi ndagutangariza ko hari umugabo bita Yesu uruhura abarushe tambuka uzana uhobere Sekazuba mutambuka muze mbasengere mutambuka agira umugisha ngo usengere itambuka mama iyizire muze mbasengere muze mbabwira Yesu uruhura yemwe abashaka kwakira agakiza hari Yesu uruhura mwabaga bamwe byaba byashoboye ariko Yesu afite inzira namwe mu bahinzira baraho muze mbasengere hari Yesu uruhura hari Yesu utegeka byose bigashoboka hari Yesu murareba hano murebe hano muhindukire mu ndebe hari Yesu uruhura yemwe abarushe muze Yesu arabaruhura babahinzira Yesu arabaruhura abana musubire hepfo gatoya
imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birasho. Imigambi imigambi tugiye kubasengera imbaraga. Nawe usigaye uhagaze ni weho, nawe ntacyo wifitiye vayo, wikwihagara wa muhungu we, wikwegamiraho. Hari Yesu uruhura shaho ratiyizire papa bagutambutse. Mama ufashe umwana waza ko hari Yesu ushoboye, uri mu biki ko mbona agahinda kakurenze wakwiye.
dusenga tubasengera hari abantu bumva bagiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo bakumva bagiye kubigira intego mu buzima bwabo. Abo ngabo tumara gusenga baraja kwiyandikisha kwa Emerance narebwa, turabajana hari inyuma biyandikishe abantu bumva. Reka mbabwire, ibya Yesu si ibikino, ibya Yesu ntabwo bikinishwa. Mubyumve neza ko ibya Yesu bidakinishwa. Kandi twahoze tuba ubuhamya, uramutse ubyemeye n'umutima wawe mwiza, hari ubundi buzima. Haleluya. Imana yaguteguriye umunsi, hari ubundi buzima bwiza wowe utazi. Uramenye we kubigira ibikino, ahubwo wumve ko wakiye Yesu umwami n'umukiza wawe. Haleluya. Ababyumva rwose turashaka kugira ngo iki gihande tugishiramo ubutumwa bukomeye, yewe nibiba ngombwa tuzashinga n'itorero. Abumva bafite uwo muhati, abumva Yesu yamaze kubakira, abumva Yesu abo ngabo turabaha umwanya biyandikishe, hanyuma turajya tubana Mana we, Mana we, umunsi ku Mana we, munsi kugira ngo tubabwire Yesu ugira neza. Mana we. Haleluya. Harimo abari bagiye kwiyahura mu agahinda turakazi, turabizi twabinyuze mu twego, ariko Yesu tumaze kumwakira twabonye ukuboko kw'Imana. Haleluya. Uyu munsi namwe ni mwakira Yesu kw'Imana. Hanyuma rero tugiye gusenga isengesho musubiramo, mwese musubiramo isengesho rigaragaza ko mwakira Yesu umwami n'umukiza. Nakoze umukozi w'Imana. Amen. Abahaye. Haleluya. Amen. Reka rero dusenga iryo sengesho rusange, turasenga musubiramo. Tugiye gusenga. Haleluya. Uko ndavuga mugende musubiramo. Mwami wacu, mwami wacu, turakwakiriye, turakwakiye mu bugingo bwacu, umutima wacu, ubugingo bwacu, ubutunzi bwacu, turabikweguriye. Dushaka kugengwa nawe. Twabaye mu isi itagira umumaro, twibagirwa ko hari ijuru rigira neza. Uyu munsi Mana urakoze kutumanukira, natwe tukaba twanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze cyane, urakoze. Tuzahora twibuka uyu munsi ko ariho tukwakiriye. Mana agenga ubuzima bwacu, Mana agenga ubugingo bwacu, papa, kugeza igihe Yesu azagarukira aje kujana be. Turakwihaye, turakwihaye. Uturinde Satani n'ingabo ze batadusahura ubutunzi duhaye. Urakoze Mana yacu, urakoze Mana yacu, urakoze, urakoze Mana yacu. Asante Baba. Uhereye umunsi tunashukuru Baba, dutangira urugendo rugana mu ijuru. Urakoze Baba. Dutangira urugendo rugana mu ijuru. Mana yacu, uzadusohoze amahoro. Urakoze cyane, urakoze cyane. Yo! Urakoze cyane. Tugasani Mana yacu, urakoze Papa. Turagushimira. Urakoze cyubahiro. Urakoze amahoro yacu. Urakoze bwugamo bwacu. Urakoze mwami wacu. Uruhura barushe. Wowe Mana yacu. Umudayimoni kwiyahura n'amaruka. Ekunyemera umuntu. Wiza amahoro kuri we. Wiza imbaraga kuri we. Hindura amateka. Cyari muteraga.
ubutunzi bwawe hagati yawe ukuri Imana igira neza turagushimiye mwami Imana yacu bimaze gukorerwa aha ngaha bana n'aba bose bagira neza mwami Imana yacu